mu gutigita music yacu ari turi babana nyine babasha ushiduka banaraye ku muhanda utabizi urumva amasaha menshi twayamaraga imihanda ukwezi nyine niko kwari inshuti yacu. Uravuze ngo izuba n'ukwezi bifata nka nyagasani wawe. Usenga izuba n'ukwezi? Ndabisenga cyane, hakuyongeraho na mama wanjye. Imana n'ukwezi n'izuba na mama. Imana, iyo bavuga Imana nyamana yo urayemera se? Imana nyamana ndayemera cyane 100%, kandi noneho ikirenze Imana nuko kuri njyewe rega abantu bagira imana zabo, arabagira ibigirwamana, arabayitirira Imana, urumva, ariko njyewe Myizerere yanjye Imana yanjye ni izuba n'ukwezi na mama. Abandi bose ni ibiremwa byaremwe n'Imana yanjye tu ikubiyemo ibyo bintu kandi bitatu. Ubwiye niyo Mana y'abakristo se cyangwa y'abayisilamu? Niba ari y'abakristo cyangwa ari y'abayisilamu, ako ni Imana y'ababushido. Wowe si ibigirwamana wiremeye? Ikigirwamana kiri kuko nta na kimwe nigeze ngereranya n'Imana, ahubwo nasanze ari Imana. Kabisa. Nta na kimwe ugereranya n'Imana? Nasanze ari Imana. Ibyo nibyo wasanze ari Imana? Cyane kabisa. Imana yawe ni yeba. Tubazanye rumwe noneho tujye kwatakana. Imana yawe ni iye. Uyu munsi ni wowe uri mu ntebe yo kubazwa. Nuwangu kuri wowe Imana nabo n'ibyo bintu bitatu? Ibintu bitatu. Kuko Imana ukuntu dukora batubwira ngo ni harya ngo ni ubugingo, ngo umwuka, ibiki. Ni ibintu bitatu n'ubundi. Ni mama, izuba, ukwezi. Ni ibintu bitatu. Iyo myumvire wayigize ryari? Nayigize nyimenya ubwenge, nyimenya ubwenge ngasanga muri life n'abantu cyangwa ibindi bintu biba bimora hafi birandekonera sometime, ariko ngasanga ibyo bintu ko ari bitatu nicyo kintu cyonyine kitabasha kugira umutima wo kundekonera. Nyine nkakura numva ngo Imana ngigira impuhwe, ngigira iki, ngasanga koko ibyo bintu nibyo bintu nsaba, nkabona bingiriye impuhwe. Ku izuba ry'igikatu ngenda nisabira mvuga ati nyagasani nkora kuri aka gasima naryo rikankubeta imirasire noneho inalilahi, ukagira ngo ni itariki yo kubeshya. Rikabikora nijoro noneho cy'amapitu ry'iwana yambeho y'ubutita, ngenda nisabira ukwezi kwanjye kukwamurikira mama wanjye we noneho yala. Ni byiza. None ko wakuriye muri ADPR nimba no muri korali, ukiri muri iryo torero ubwo wasengaga iki Imana? Nari nyiri umwana, ntago nta bwenge nari mfite bwo kubasha kumenya, ariko nanone byari byiza kuko iyo time naciyemo gutyo. Ikintu nyishimira cyo nuko yafashije kumenya Imana nyine y'ukuri, kuko nagendaga nkasanga muri ADPR bafite Imana yabo, na za Katolike narazikaraze, nasanga nabo bafite Imana zabo, bafite n'amasitati yabo, ugasanga mu Bayisilamu nabo bafite, nyine buri muntu wese agira imyizerere yiwe tu, afite n'ukuntu ahura na nyagasani we. Sasa nanjye narebye kandi bavuga ko Imana turahorana, turagendana, inyamuwe, inyembabazi. Nibwo rero nasanze ndavuga se iyo nyemuwe, iyo nyembabazi duhorana, tugendana, bimeze gute? Nsanga ni mama wanjye, ukwezi n'izuba ari bo nyagasani. Iyo myemerere yawe abantu muyumva kimwe cyangwa benshi bahita bavuga ko watani? Abantu tutayumva kimwe nyine nabo baba bafite imyemerere yabo. Usanga ari umupantekoti, usanga ari umudive, usanga ari umurasta, ntabwo wamenya. Nyine baba bafite imyemerere yiwe. Abantu tubyumva kimwe ni bamwe nyine baba badafite imyemerere, barabuze ahantu babarizwa tu. Abo ngabo nabo nyine babyumva kimwe nkanjye kugira banyikize byarenge biraho, ariko nyine njye ntabwo ibyo biba bindeba kugira ngo tubyumve kimwe, kubera ko ntabwo tuba twaravukiye rimwe. Njye mba mfite nyagasani wanjye, kuko reka wemera Imana yawe bitewe n'ibintu gukorera. Sasa rero njyewe Imana yanjye uko nakubwiye ko ari ibintu bitatu,
nabwo kugira mbyemere no kubera ibitangaza yankoreye.